Nitwa Pierre. Yego. Nuruka muri company yitwa Ingabe Gakondo. Ishinzwe gufasha abantu bashaka inzu cyangwa se bafite inzu bagurisha. Nari numvise rero bivuga kuri telefone ndavuga neka usuhuze numve niba ari cyo twazagufasha natwe. Ya nibyo. Nanjye nari ndimo shaka inzu ariko umukomisiyoneri yantesheje umutwe. Hari igihe nawe wasanga uri nkabo nyine ubu yanyirukanyishije imisozi ntubona icyo yanabize. Narushye nagowe rwose. Ariko twakorana nta kibazo niba muri abantu bafite gahunda twakorana nta kibazo kuko nanjye nkeneye kwimuka ahantu nabaga ndashaka indi nzu. Noneho ntacyo ntabwo nimero yo kuri company kuko ni company ntabwo ari umuntu ku giti cye. Ni service nziza yizewe. Telefone ni 078 30 334 nice. Ubwo tuzasubira nta kibazo. Ndaza kujya nzikohereza kuri WhatsApp uze kunyandikira mbere yuko haguruka uje kure uzajya ubanza uzirebe kuri WhatsApp nubona uyishimye uze urebe. Nta kibazo. Murakoze cyane. Yego. Umunsi mwiza. Sawa meza.